Haleluya, Yesu nashimwe. Ndakwiyegereje wowe ugihumeka umwuka w'abazima. Nitwa Reverend Sago Yameri Moses, nguhaye ikaze kuri RTR TV. RTR TV niba aribwo bwa mbere ugezeho, ndagusaba inkunga yo kanda subscribe kugira ngo kandi ujye wumva ijambo ry'Imana cyangwa se imirimo Yesu adukoresha hano uburyo bworoshye. Ndakwegereje aho waba uri hose rero, nguhaye ikaze, wicare ugubwe neza. Reka dusengane Imana rero. Mana ishobora byose, Imana y'imbaraga, ndagushimiye ubw'uyu mwanya, ngushimiye ubw'ijambo ryawe Data ngiye gutanga. Nyemera ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, hesha icyubahiro muri iri jambo, usohoze gukiranuka muri iri jambo. Umuntu wese ubasha kuryumva Data, umuhindura amateka unyuze muri iri jambo, wihesha icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu, amin. Reka tuganire ijambo ry'Imana rero. Imana ikize ku mutima message Imana impaye yo gutangariza isi yose. Ni ubuhanuzi bwawe rata, ugira amahirwe ukaryumva rino jambo, ukaryumva uri mu mwanya umwe, ndetse ukaryumva ufite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Mubwira ngo rirakubera uko wizeye, kandi no witeka Imana intumyeho. Reka dusome ijambo ry'Imana rero hano riri mu gitabo cya Yona, gice cya mbere. Ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi, riramubwira riti, haguruka ujye i Ninive, wa murwa munini, uwuburire, kuko ibyaha byawo birundanije bikagera imbere yanjye. Ngo ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, ahunga Uwiteka, amanukana Iyopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi, ahunge Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja y'Ibishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Reka dusimbuke tugere ku murongo wa 7. Ngo bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati, tubwire, utumye dutezwa ibi byago ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri ubwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru, yaremye inyanja n'ubutaka. Ngo maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati, ibyo ukoze ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yari abibabwiye. Baramubaza bati, tuyigere dute ngo inyanja iduturize, kuko inyanja yongeraga kwihinduriza? Arabasubiza ati, nimunterure munjugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko Ishuheri yabateye ari nge ibahora. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nganire nawe rero muri iri jambo. Ndagira ngo nkugeze icyo Umwami Imana amaye kukugezaho muri iri jambo. Nyowe n'umwuka w'Imana, ndagira ngo ubwire ngo uyu mwanya ngiye ntabwo nkiri ngewe, nahindutse igikoresho cy'Imana. Ndagira ngo wumve yuko ari Imana iri kuvugana nawe muri iri jambo. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo gira ibintu bitandukanye nabyo. Yesu nashimwe cyane. Itandukanye na Yona ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo ubura amaso, kanguka ava mu bitotsi. Iri jambo hari abantu Imana iryohereje ishaka ko bakanguka bava mu bitotsi, kugira ngo bagire ikintu bakora ku buzima bwabo, bagire ikintu bakora ku cyo Imana yavuganye nabo, bagire ikintu bakora mu buzima barimo. Yesu nashimwe. Imana irimo irambwira ngo iki ni igihe ku mukristo cyangwa se ku muntu wavuganye n'Imana. Iki ni igihe, uyu munsi ukimara kumvira ijambo, uyu mwanya ukimara kumvira ijambo, ni igihe ugomba gufata ibyemezo ndakuka. Ni igihe ugomba gufata umwanzuro ubuzima bwawe. Ni igihe ugomba gufata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Yesu nashimwe, ukitandukanya na Yona.
Yesu nashimwe cyane. Ndagira nkubwire ngo Imana irimo irambwira ngo fata Yona umujugunye mu nyanja, kanguka urebe ikintu kiri gutera ishuheri, kanguka urebe ikintu kiri gutera umuraba, kanguka ikintu kiri gutuma ubwato urimo bugoswe n'umuhengeri, kanguka urebe ikintu gituma ubwato urimo burimo bukuzunguza, kanguka urebe ikintu gituma ubwato uhagazemo. Reka nkubwire inshuti yanjye, umwuka w'Imana ni mwiza, umwuka w'Imana abereyeho kugira gute gukangura abantu mu gihe gikwiriye. Arimo arambwira ngo rero kanguka munyabitotsi we, va mu bitotsi, uri mu muraba, uri mu bwato ariko burimo burabyina, uri mu bwato ariko imbere urahabona umuraba, uri mu bwato ariko urabona bitameze neza. Hano ivuga ubwato, ushobora kuba ireba ubuzima urimo. Yesu nashimwe. Ndimo ndavugana nawe ugihumeka, ndimo ndavugana nawe wiringiye Imana, ndimo ndavugana n'umuntu wumva ijambo ry'Imana akavuga ati nubashye Imana, ndimo ndavugana n'umuntu utinya Imana, umuntu hogopa Imana. Yesu nashimwe. Reka mubwire ngo rero Imana yamaze kubona ko uri mu bwato, ariko ubwato urimo burimo burabyina. Yesu nashimwe. Ubwato uburimo ariko imbere urahabona umuhengeri, ubwato uburimo ariko urabona butari ku murongo. Nakubwiye ngo ubwato n'ubuzima urimo, sinzi ubuzima urimo butameze neza, ariko reka nkubwire topilesideko, mu ijuru hari Imana ijya ifata ubuzima ikabuhindura. Nagiye mbona Imana ifata abantu bari abashomeri ibaha akazi. Nagiye mbona Imana ifata abantu bitwaga ingumba ku musozi barabyara. Nagiye mbona Imana ifata abantu batari bafite icyerekezo ibaha icyerekezo. Nagiye mbona Imana ifata abantu bari barembye ibaha ubuzima, barakira. Nagiye mbona Imana ikura umuntu mu gihugu ikamugeza mu kindi kubw'isezerano ryayo. Nagiye mbona Imana isohoza amasezerano, nagiye mbona Imana ivuga igasohoza, nagiye mbona Imana ihindura ubuzima bwa benshi. Yesu nashimwe. Iyo Mana irimo irambwira ngo uri mu bwato. Ese ubwato urimo urabona bimeze bite? Urabona umuhengeri umeze ute muri ubwo bwato urimo? Urimo urabona ubuzima bwawe bimeze bite imbere? Urabona bucungwa gute? Urabona ibintu biri kukuzunguza, ibintu biri kugusakuriza, ibintu biri ndagira ngo wumve ubwato buri mu nyanja ukuntu biba bimeze. Nyine umuhengeri waje bubura amahoro, bubura icyerekezo, ababurimo bagira ubwoba, ababurimo baravuga bati turapfuye. Yesu nashimwe cyane. Ariko nkubwira ngo fata Yona waguteje ibyago, fata Yona winjiye mu bwato bwawe, fata Yona winjiye mu buzima bwawe, fata Yona winjiye mu iyerekwa ryawe, fata Yona winjiye mu cyo wavuganye n'Imana, fata Yona waguteye waje ahunga. Nurangiza urebe uwo munyamahanga watewe ubuzima bwawe, urebe topini resideko takideko, ikintu kidakwiriye mu buzima bwawe. Nari nkubwiye ngo fata Yona, nurangiza umukunkumurire mu nyanja. Iki jambo ry'Imana ritubwiye ngo Yona rero, uyu mukozi w'Imana Yona, Imana yamaze kumubona, imubonamo nk'umuntu wo gutumwa, irangije imugirira icyizere. Imana ikimara kumugirira icyizere, iramutuma kuburira ubwoko bwari burimo bukora ibyaha. Yona namubwira iti haguruka ujye i Nineve, uriya murwa munini. Uri umurwa munini ariko ndabona urimo ibyaha birundanije. Uriya murwa urimo ibyaha bitari kunezeza. Urumva ko Imana yari itumye Yona nk'umuntu wagombye kwigirira umumaro, nk'umuntu wagombye kugira akazi mu gihe gikwiriye. Imana yari imutumiriye gukora igikorwa gifatika. Yesu nashimwe cyane. Yona arangije aratinya, cyangwa se yuzuzwa n'umwuka w'abadayimoni, cyangwa se aterwa n'umwuka w'ubwoba. Arangije ntiyumvira Uwiteka Imana. Arangije ngo Yona ngo arahaguruka, arangije arakwepa, ngo acikira i Tarushishi ahunga Imana. Yesu nashimwe. Ngo amanuka i Yopa, abona inkuge ngo i Tarushishi, ngo maze ngo atanga ihoro ajya mu nkuge ajyane n'abandi. Nakubwiye ngo nyoboye n'umwuka w'Imana, reba mu bwato urimo niba harimo nta byakwinjiriye,
ndeba ibiri kukwinjira mu bwato urimo, reba abo muri kumwe mu bwato, reba abo muri kugendana mu bwato, reba abo muri kuvugana mu bwato, reba abo muri gukorana mu buzima bwa buri munsi, urebe ko nta Yona, urebe ko nta munyamahanga wajemo, urebe yuko nta wundi muntu wari ufite indi misiyo uje mu buryo budasobanutse. Yesu nashimwe cyane. Nurangiza topinire sinde ko Uwiteka Imana agukore ku maso. Iri jambo ririmo rirakubwira ngo kunkumurira Yona mu nyanja. Iyambo itandukanye na Yona. Fata Yona umukunkumurire mu nyanja, kubera yuko urebe niba topire sinde ko bamaso ukanguke uva mu bitotsi wa munyabitotsi we, kuko nta kindi Yona kimuzanye ni ukuguteza umuraba. Nta kindi kizanye Yona mu buzima bwawe ni ukuguhungabanya. Nta kindi kizanye Yona mu buzima bwawe ni ukugukenyura. Nta kindi kizanye Yona mu buzima bwawe ni ukubuza umutekano. Reba iyo shwe, reba ubwo bwato urimo, niba uwo mushuheri ubona imbere cyangwa se izo ntambara uri kubona imbere y'ubwo bwato urimo, niba nta Yona wakwinjiriye. Yona arangije rero aba yinaze mu bwato, abateje umuraba, aba bagenzi bandi bigenderaga bari muri gahunda zabo. Yona abahungiye muri ubwato abateza ibyago. Amaze kubateza ibyago rero, nabo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye baba barakangutse, baravuga ati ntabwo byari bimenyereye, hari ikintu gitunguranye, hari kabitera, hari impamvu ibiteye. Kandi ko iyo mpamvu babonye ije mu buryo budasanzwe, kuko hano mu murongo wa 4 aratubwiye ngo maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja ngo abishuheri ikomeye inkuge yenda kumeneka. Bamaze aba basare baritegereje barareba, basanga imyaka batwaye ubwato, basanga igihe bashoferi y'ubwato mu nyanja nta nshuheri nk'iyigeze ibaho, nta ntambara nk'izi bigeze bahura nazo mu bwato. Babona n'ibintu bidasanzwe. Ndagira ngo nkubwire, kanguka nshuti yanjye, kanguka utinya Imana. Abantu barahambiriye muri iyi minsi, abantu baraboshe, abantu barambiwe Imana, abantu barambiwe gusenga, abantu barimo barishakira ibigirwamana, abantu barambiwe Imana, abantu barimo baratekinika mu bintu by'Imana, abantu bararambiwe, abantu barimo barivovotera Imana. Ariko reka nkubwire, kanguka muntu utinya Imana. Imana irambwiye ngo muri iri jambo hari abantu Imana ishaka gukangura. Icyampa nukwira ijambo karyizereramo, kuko hari ikintu rigiye kugukorera ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Ngo bamaze gukanguka rero, bo bari bakangutse, bagiye kubona babona hari undi muntu wasinziriye. Uwo yari Yona. Basanga Yona yaje gusinziriza ubuzima bwabo, basanga Yona aje gusinziriza urugendo rwabo. Ndagira ngo utangarize ko barakangutse, ariko Yona kubera yuko yari yahunze Uwiteka, we yagezemo arasinzira. Ndagira ngo ubwire ngo Yona nta kindi cyatumye asinzira, nuko we yari afite izindi mbaraga ziri kumukurikirana. Yesu nashimwe. Ibi bitotsi bya Yona rero muri iyi nkuge byatumye abana b'Imana, byatumye aba basare, byatumye abantu bari muri urugendo batagera iyo bajya, batabasha kugerayo ku gihe, batabasha kugeraho banezerewe, kubera ko Yona yari yabateye. Yona yari yabajemo abazanamo ibitotsi, abazana ibitotsi bikururira umuraba, bibakururira urupfu. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, kanguka urebe icyo Imana yavuganye nawe, urebe yuko gutinda kwacyo Yona yaba atarakwinjiriye, urebe ko urugendo rwawe urimo ugana aho uri kugana Yona yaba atarinjiyemo aguteza umuraba. Ureba niba uwo muraba muri urwo rugendo nta Yona niba atarakwinjiriye. Nurangiza ukanguke, usenga Imana cyane, winginga Imana cyane, uvuze induru usakuze cyane, uhamagara Imana. Yona sohoke mu buzima bwawe. Yona sohoke mu buzima bwawe. Imana irambwiye ngo sohora Yona wa mukristo, sohora Yona wa muntu w'Imana, sohora Yona wowe utegereje Imana. Reba niba Yona atarakwinjiriye mu bwato, akaba atarinjiriye mu mahirwe yawe. Reba Yona niba atarinjiye mu kazi kawe. Reba Yona niba atarinjiye mu Imana yavuganye nawe. Reba Yona ni umunyamahanga witwa Yona, niba ataraje mu bwato bwawe. Ukanguke. Reka nkubwire, uyu musare nta kindi cyatumye avumbura Yona.
yaritegereje asanga ibintu bibaye bitari bisanzwe bibaho. Ntabwo ibintu yabifashe nk'ibisanzwe, ahubwo bakoresheje ubufindo nk'uko ijambo ritubwiye. Birwanyeho, uyu musare yirwanyeho, ndetse n'abantu bari mu bwato ntabwo bicaye. Nusoma iki gice urasanga koko barakoze ikintu bita ubufindo, birwanaho. Yesu nashimwe cyane. Barangije basanga bo ubwoba bwabateye, basanga umuhangariko bafite, basanga Yona babasinziriyemo, uwo muhangariko ntawe afite. Yesu nashimwe cyane. Imana yambwiye ngo kangura Yona. Imana irimo irambwiye ngo kangura Yona. Ngo abasare baterwa n'ubwo umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge, ariko biranga. Ngo ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Yona ntibyamurebaga. Yona yari ari muri kirabirashya. Yona yisinziriye nyine. Ariko reka nkubwire, igishinjirije Yona muri urwo rugendo urimo, igisinzirije Yona muri urwo bwato urimo, kiguteje iki? Umuraba. Kiguteje iki? Ishuheri. Yesu nashimwe. Nakubwiye ngo sohora Yona. Yona aje guteza ibyago. Yona topini reside kotaki. Hari igihe Yona yaba ari ugukozeho. Nari nkubwiye ngo muri iri jambo nyoboye umwuka w'Imana, kanguka. Ku murongo wa 7 watubwiye ngo bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Ngo nuko barafindura, ubufindo bwerekana wa munyabitotsi ari we Yona. Ngo bahera ko baramubaza ati tubwire, utumye dutezwa ibi byago ukora muri muki? Uraturuka he? Uruwe mu kihe gihugu? Urugo koki? Ndagira ngo mvugane n'umunyamasengesho. Ndagira ngo mvugane n'umuntu utinya Imana. Ndagira ngo mvugane n'umuntu uraho wegamye urindira igisubizo cy'Imana. Ndagira ngo mvugane n'umuntu utegereje Uwiteka, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ryururikira umuntu utabasha kumva, utizeye ko Imana ibaho. Ntabwo ijambo ry'Imana ribasha kururikira umuntu utakiri mu mubiri. Ijambo ry'Imana ryururikira umuntu uri mu mubiri, kuko wasinziriye we ari ubundi buzima yibereyemo. Yesu nashimwe. Ariko nshuti yanjye wowe ugihumeka, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo abantu bakimara kubona izi ntambara zose ntabwo bicaye, ahubwo hari ikintu bakoze. Ngo bagiye inama, barangije baravuga ngo nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Ngo barangije ngo barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Batangiye bamukubita ibibazo. Reka nkubwire, gira ukuntu ugomba gusenga Imana. Hindura isengesho nshuti yanjye. Hindura system yo gusenga nshuti yanjye. Senga na confidence. Hindura strategy yo gusenga. Gira ibintu baza. Gira usenga, ugira ukuntu baza. Hindura gusenga topini reside ko. Aba bantu bitaye kuri Yona, bamaze kuvumbura ku Yona, bamuhata ibibazo, bamubaza aho turuka, bamubaza icyo akora, bamubaza ikimugenza. Ndagira ngo nkubwire topini reside ko iyo usenze Imana ukayisenga nta bitotsi, iyo usenga Imana ukayisenga uzisenga iyo ariyo, iyo usenga Imana ukayisenga uyiringiye, iyo usenga Imana ukayisenga utabisinziriye, iyo usenga Imana ugasenga uzi kuri gusenga Imana, ukamenya iyo usenga iyo ariyo, ugira uko wifata, ugira uko usenga, ugira uko wizera, ugira uko urwana. Imana iruruka ikabana nawe, Imana iguha ibirwanisho, Imana ikaguha ubwenge topini reside ko. Ahubwo reba ko nawe uyu munyabitotsi atakwanduje ku bitotsi. Ubwoko bw'Imana rero, cyangwa se mvuge ngo uyu musare, ntago bo bitaye ku bitotsi bya Yona, ntago nabo basinziriye, ntago bitotsi bya Yona byabafashe, ahubwo buzuye imbaraga z'Imana. Bahata ibibazo no munyabitotsi, baramukangura. Nkubwira ngo bamoso, ukangura amasezerano yawe, ukangura icyo Imana yavuganye nawe, ukangura ibyifuzo byawe, wongera usenge cyane. Ijambo ry'Imana riri kutubwira kuri dukangura. Iri jambo ryurutse rije kukangura. Yesu nashimwe cyane, kuko Imana irashaka kugirira neza. Yona arangije barakangutse ahatwa ibibazo, arangije arisobanura,
amaze kwisobanura ndetse atanga n'umuti wakorwa kugira ngo inkuge ibashe gutuza, cyangwa se ubwato bubashe gutuza, cyangwa se n'umuraba ubashe gutuza. Topiresideko, ndagira ngo nkubwire ngo abantu dusenga Imana twayisobanukiwe, abantu dusenga Imana tuzi iyo dusenga iyo ariyo, abantu dusenga Imana dukangutse, abantu dusenga Imana tuyizeye, abantu dusenga Imana turi mu mbaraga z'ubwizeye ko ikora ishobora byose, amakuru ajya amenyekana. Yesu nashimwe. Abadayimoni Yesu ajya abasha kubamenesha amabanga. Dayimoni Yesu ajya abasha kuzibuza umutekano, kuko dusenga Imana ivuga, kandi dusenga Imana y'imbaraga, kandi dusenga Imana ihishura ibihishwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu bwoko bw'Imana umusare yihagazeho, n'aba bandi bataka bataka bakubita ibibazo, babishomba Yona, bamutera ibibazo, bamuhata ibibazo, Yona arangije amena amabanga. Yesu nashimwe cyane. Mwubwira ngo nusenga Imana ukayisenga uyiringiye, ugasenga Imana utiganyira, ugasenga Imana udasuhuza umutima, ugasenga Imana uyifitiye confidence, ugasenga Imana wiyiringiye, ugasenga Imana uzi ko ishobora byose, ugasenga Imana ratwibwira uti Imana ndakwiringiye, hari n'ibindi wakoze niba uzabikora, ukazamuka ukahindura systeme yo gusenga, ugasenga Imana ariko uyiringiye, ukazamura urusinga, ukazamura imbaraga zo gusenga, ukagira ibyiringiro byo mu rwego rwo hejuru. Imana iramenesha amabanga abadayimoni, Imana iramenesha amabanga Yona, Imana iramenesha amabanga Yona uje gusinziriza icyifuzo cyawe, Imana iramenesha amabanga Yona uje gusinziriza ibyifuzo byawe cyangwa se amasezerano yawe, Imana iramenesha amabanga Yona uje gusinziriza ubuzima bwawe, Imana iramenesha amabanga Yona uje gusinziriza icyo Imana yavuganye nawe, Imana iramenesha amabanga Yona uje gusinziriza iterambere ryawe. Nuko byagenze rero, Imana irangije yihesha icyubahiro, imenesha amabanga Yona. Ubwoko bw'Imana aba basare babaye maso, baratinyuka bashira amanga, bahata ibibazo Yona. Yona arangije amena amabanga. Hatubwiye ku murongo wa 12 ngo arabasubiza ati nimunterure munjugunye mu nyanja nayo irabaturiza, uko nzi yuko shuheri yabateye ari nge ibahora. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, reka gusenga usinzira, reka gusenga usinzira. Topiresideko, reka gusenga topiresideko. Imana yitiranya umwana w'umuntu, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuganye nawe no kubikora izagita izabikora. Amaboko yayo topiresideko ntabwo aracika, ntazanacika, nta nubwo arazamo imbaraga nkeya. Amaboko y'Imana ntabwo arazamo iminkanyari, nta nubwo amaboko y'Imana topiresideko arananirwa gukora, ntibizanabaho. Yona rero nkubwira ngo icyatumye Yona amena ibanga nuko uyu musare cyangwa se abantu bari mu bwato bigwanyeho bakora umufindo, barangije bamuhata ibibazo. Nkubwira ngo nawe niwizera Imana, ugasenga Imana ukayizamura icyubahiro, ugasenga Imana ukongera kwizera, ugasenga Imana ukongera kumenya muri wowe, ukayibwira ko ishobora byose kandi ko ikiri ku ngoma ukayigira icyizere, Imana irakugirira neza, iraguha imbaraga zo kunesha ibyo byaku. Yona uramumenesha amabanga. Amabanga ya Yona arajya ku mugaragaro, namara kujya ku mugaragaro urabohoka, urinjira mu mugisha wawe, ubwato bwawe burongere bugende, umurabaro ukuri imbere uravaho, ibyari ihungabanya ubwato bwawe birava ku ruhande, uragenda ugere mu kimana yavuganye nawe. Yona rero bakimara kumenesha amabanga yarayamennye arayavuga, kubera yuko yarahunze Uwiteka. Icyakurikiyeho n'iki rero, baramufashe bamujugunya mu nyanja, bamujugunya mu nyanja. Ubwoko bw'Imana burakomeza buragenda, cyangwa se mvuge ngo ubwato burakomeza. Soza nkubwira ngo fata Yona umujugunye mu nyanja, numara kujugunya Yona mu nyanja ukomeze. Reba Yona wawe, urebe niba atari bya biri kwitugira ku rugi, urebe yuko utivanze n'abanyamahanga, urebe ko utitiranyije Imana, urebe yuko utacitse intege mu gusenga, urebe yuko utakoze ibyangwa n'Uwiteka Imana, urebe yuko utasuzuguye Imana. Nakubwiye ngo buri wese Imana intumyeho irambwiye ngo narebe ko Yona atamwinjiriye. Bamaso urebe ko Yona atakwinjiriye. Nusanga mu byaha hari Yona urimo koko, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Numara gusaba Imana imbabazi, ufata uwo Yona mukungu
mukubitire mu nyanja mujugunyemo, izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Imana iramanuka ku buzima bwawe iguhindurira amateka, urugendo rwawe rukomeze, icyo yavuganye nawe ukigireho cyikire mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye bw'ijambo ryawe, ndagushimiye Data uko Umwuka Wera risobanuye, ndagushimiye abantu bose bagiye kuryumva ko Data ugiye kubahindura ubuzima, ngaho rerekeze weshe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amina. Ukibagirwa gukanda subscribe ugezeho bwa mbere, kandi ukabure kuri Altari TV. Mwami Yesu aduhana umugisha. Wari kumwe na Reverend Sagwa Moses. Yesu aduhana umugisha. Shalom.